tuyogana ku kintu cyitwa object oriented language dukoresheje urugero kugira ngo abantu babashe kubyumva. Turagana ku kintu cyitwa class, tuganire ku kintu cyitwa attribute, tuganire no ku kintu cyitwa object. Turaza gukoresha urugero kugira ngo umuntu abashe kubyumva. Urugero tugiye gukora ni ugukora porogaramu yandika imodoka. Niba ugiye gukora porogaramu yandika imodoka, ni ukuvuga ko uza kurema class yitwa car. Uraza kurema icyitwa public class yitwa car, ushyireho utu tumenyetso. Nurangiza uzemo hano mo imbere. Ni ukuvuga ngo icyo tumaze kurema class yitwa car, kubera ko tugiye gukora porogaramu zandika ibijyanye n'amamodoka. Iyi public twavuze ko ari ijambo rituma umuntu yaccessinga ino class ayahamagariye mu yindi class. Reka dukomeze kugira ngo tubashe kubyumva. Ibintu biranga ino car cyangwa se ibiranga ino modoka nibyo bita attribute, nibyo tuza kwandikamo hano mo imbere. Imodoka irangwa n'ibiki rero? Imodoka irangwa na marike yayo, marike. Ikindi kiranga imodoka irangwa na kara. Ikindi kiranga imodoka, reka tuvuge ko ari plaque cyangwa se plate number. Izi nizo bita attribute. Attribute zigize ino class. Noneho ugenda ushyiraho data type bitewe n'ubwoko bwa data igiye kujyamo. Urugero marike, habaho marike za Toyota, habaho marike za Benz. Urumva ko marike ni amagambo. Kubera ko ari amagambo, turashyiraho data type yitwa string. String. Ikureri, habaho ikureri ry'umukara n'iry'ubururu n'iry'umutuku. Nabyo urumva ko ari data type ya string, kubera ko ijyamo amagambo. String iriya S ibanza igomba kuba ari nkuru. Icya gatatu ni nomero cyangwa se plaque. Plaque zihuza imibare n'inyuguti. Reka nazo tuzigire string, kubera ko ari imibare n'inyuguti bijyanye. Ibi tumaze gukora attribute z'iyi class, ariko ntabwo turaremamo object. Object noneho ni ibivuka bivuye mu modoka. Ni ukuvuga ngo ni ubwoko bw'amamodoka n'inka, ariko twabivuga. Ariko dukeneye kujya muri ya main method. Ni ukuvuga ngo tugiye gushyiramo ahantu porogaramu itangira kuraningira iyo ukanze kuri execute. Aho hantu rero ni muri methode yitwa main. Reka turebe uburyo ikorwa. Wandika public static void main. Ubundi ugashyiraho utu tumenyetso, ukandika icyo bita string, kubera ko iyi main ijyamo amagambo. Ukandika icyitwa string, ugashyiramo utu tumenyetso kubera ko ari string zo mu bwoko bwa array. Ugashyiraho n'aka kantu kitwa args cyangwa se argument. Ubundi ugashyiraho utu tumenyetso, ugafunga gutyo, ugafungura, ukinjiramo hano. Hano rero niho tugiye kurema icyitwa object. The object ni ukuvuga ngo ni izihe modoka zishobora kuvuka zishingiye ku kintu cyitwa car. Uburyo object ikorwa, tubanza izina rya class. Twavuga ko class hano uyandika mu nyuguti nkuru. Iyi car yicaye ibanza igomba kuri mu nyuguti nkuru. Tugiye gucreatinga object. Ukuntu bigenza, urabanza ukandika izina rya class yitwa car, kandi ukandika inyuguti nkuru ibanza. Tuvuge ko tugiye gukora imodoka yo mu bwoko bwa Benz. Ni ukuvuga ngo iyi object yitwa Benz, cyangwa se reka tuyite ko ari imodoka ya mbere, cyangwa se reka tuyite Benz. Nta kibazo.
iraza kuba ingana na new car wandika iyi cankuru ukagira gutya ugashyiramo utumenyetso ukabigenza gutya. Ni ukuvuga ngo icyo dukoze turemye imodoka yo mu bwoko bwa Benz, iyi rero niyo bita object, turemye object yo mu bwoko bwa car. Uko bigenza, reka ndeme indi object kugira ngo tubashe kubyumva birushijeho. Ngiye kurema imodoka yo mu bwoko bwa Toyota. Uko bigenza wandika izina rya class car Toyota ingana na new car, new ukandika iyi ca nini new car, ubundi ugafunga utumenyetso ugashyira akamenyetso gasoza. Ni ukuvuga ngo iyi porogaramu yanjye ifite object ebyiri, ifite object yitwa Benz n'indi object yitwa Toyota. Ibi rero ni ama object yavukiye muri ino class yitwa car. Muri makeya ni ibyo ngibyo twavuga ko kubijyanye na object oriented language. Muri video ikurikira turafata iyi video dukoze muri theory tuyikore muri pratique. Murasabwa kuza kuyireba. Murakoze cyane.